ntacyo ni ibibazo muzo kubyandika muri toranya bazaza bagenda bisubiza nukubera ko tuganira ariko nanjye nkibaza yo nibaje mu gusubiza wenda simbaza specifically muri mwebwe ariko ubu ni musubiza n'abandi banyamakuru ikibazo cya mbere mbaza nk'abanyamakuru b'umwuga uko mugira influence nini kuri public opinion ku baturage ubwo muraza kumfasha kuvanga indimi nta kibazo ni ryari umunyamakuru ukora ubusesenguzi kuri ekipe wenda kavuga ate navuga izindi nubwo n'izindi muzikora ubusesenguzi iyo ubwo busesenguzi buri based on fact cyangwa se kuri personal feeling cyangwa se bias mu noting muri icyo kibazo harimo kandi murabona ko bikwiye biri fair ukurisayizinga ekipe tuvuge APR mu mikino 3 ifite amanota 7 9 mu besinga kuki kugira ngo muvuge ko biri ari bibi bitarimo bigenda neza hanyuma muri ako kabazo mwasobanura standard mukoresha mu defining good performance na bad performance icyo ni ikibazo kimwe yego ikindi cya kabiri ni ikintu cya mu kinyarwanda byita gusesengura constructive criticism mwabyita iki gusesengura byubaka turemera ko biba bihari koko iyo constructive criticism irahari bifasha n'equipe ako niryari itakiri constructive niryari hagara kuba constructive noneho ikaba personal cyangwa se destructive cyangwa bikangiza mutekereza iki ku banyamakuru what do you think journalists can do better to support umupira wacu mu Rwanda kugira ngo ube professional cya gatatu ubwo ni media responsibility muzi ko media playing a role nini muri motivation kimwe no mu kudiscouraging abakinyi bacu mujya mutekereza amagambo mukoresha impact agira kuri kubakinyi n'abafana bacu niba koko intego yanyu ari ukuzamura umupira w'u Rwanda murabona ko attackinga amaklabu yacu bitanga image nziza cyangwa byangiza amakipe yacu icya gatatu ibyo nakwita nka transparency n'iki ngabo ubutabera se buriya gukorera mu mucyo abanyamakuru abafana bacu mwarabonye ejo twarabyanditse bo bibaza ko musa nkaho mugambira mutagetinga club yacu mu buryo butuze mwabasobanura mute ko atari byo niba koko ubusesenguzi bwanyu buri neutral rwose cyangwa se butari influenced icyanyuma ni about solution murifuza ko abanyamakuru mwabana bake na club kugira ngo habeho kuzuzanya nka wenda muri mwe ndi murasa nkaho mbabaza nk'umuntu uri muri opposition babigenza gute ngo mwabisubiza igihe mwashaka byose noneho mukadufasha ibyo bintu bikwiriye no gutegurirwa ikiganiro ubwacyo ahubwo tukabiganiraho tukireba natwe tukisuzuma tukanibwiza ukuri tukiganiraho tukareba niba hari ibyo twakora neza kurushaho cyangwa niba hari n'ibyo twakosora tudakora neza atol sure murakoze cyane afande kubigira clear kurushaho iki ni ikibazo wenda utabajije twebwe nk'abanyamakuru ba Radio 10 na TV10 ntekereza ko ukibajije media muri rusange cyane bose niyo mahirwe nari mbonye ko simvuga n'amaradiyo yose murakoze cyane okay reka twigire hit yari yatangiye kubaza ati sezo yanyu wa mugani nkuko wabivugaga tugeze mumaze gukina match 3 zonyine mwatsinze 2 mwanganyije imwe ubwo ni imbere mu gihugu mu marushanwa mpuzamahanga ntabwo mwari mwageze ku ntego zanyu ariko
hari ishusho rusange mufite kuri APR aho tugeze muri sezo ubu ngubu. Biragoye ko nkanjye ko nabisobanura ngo ubyumve neza, ariko mbona kuva dutangiye habaye ibibazo, murabizi dutangira umutoza ni mushya, abakinnyi ni bashyashya, kugira ngo ikipe ijye hamwe. Umutoza mushya twamuhaye imikino myinshi koko kugira ngo tumufashe ashobore kumenya abakinnyi be kuntu bakina no gushaka ntuza style bazakinamo. Murabizi mbere uwa mbere ajya kugenda ibyo mwajya mukritika murabizi. Uyu nguyu tumusaba kugira ngo akine umupira mwiza abantu bose bishimira, uwapere wa kera. Birasa nkaho bitari byajya mu murongo neza. Ntabwo rero ubu ngubu najiza nk'umuriya mutoza muzi ko ari ne professor muri football. Twarebye impapuro afite urwego ariho, kugira ngo bita CAF Pro, kugira ngo wubake ikipe no gushaka umuntu ubyumva neza. Kugeza ubu ngubu rero bisa nkaho tutari twabona neza nk'uko mwese mubivuga, ariko warambire ngo nta kibazo, nk'umuntu w'umuhanga hari ibyo ari bafite tutabona. Kugeza ubu nta kintu nabiganiraho, ariko twebwe icyo twashakaga n'umutoza n'abakinnyi twarabazanye, nubwo habaye ikibazo cyane kuvunika n'abandi kuba bari mu bihano, ariko ikipe yatubwira ko yuzuye usibye imyanya nk'itatu yadusabye kugira ngo tube twakina ku rwego rwiza. Hari abakinnyi nka batatu yifuza, nawe mujya numva mubivuga iyo mukora isesengura ryanyu. Abo katubwira ko aba hari nabo ari sawa, siye ko tuzagenda tumwongereramo nka batatu kugira ngo ikipe noneho igere ku rwego twifuza. Numva ari byo nasobanura. Ubwo bisobanuye neza, niba mbyumvise neza ko APR mu kwezi kwa mbere wenda mushobora kugira bakinnyi bashya mwongeramo muri groupe isanzwe. Kuko murabizi mwese mu sesengura imipira kungusha, kugira ngo uzabone umukinnyi mu kwa mbere wabona uwuhe ufite uruhe rwego. Ubwo nibwo twatangira kumushaka ngiye mu myumvire yanjye. Ubwo twatangira guscoutinga kugira ngo tutibeshya mu kwa mbere, kugira ngo ubone umukinnyi ubwo nyine ni wa wundi udafite kirabu cyangwa se wabuze yajye, murabizi mwese. Cyangwa ufite amasezerano mukayagura, mukagura kontra. Yego nyine uwo muhamu byumva maranze kuvuga amafaranga uko angana uwo twifuza. Ariko haribyo tuzakora byanze bikunze kandi bizashimisha abafana bacu. Muri scoutinga mu Rwanda cyangwa ni hanze yarwo? Ni hanze. Ephraim mu Rwanda ko nawe uhora mu wambwira ninde koko uri ku rwego rwo gukinira APR wenda. Ubwo abantu bakwipa ariko tuvugisha ukuri ko tukinnye imikino mpuzamahanga murayibona. Turashaka abantu bari ku rwego, kandi buriya njya mubisobanura scouting bisaba ibintu byinshi, kureba ibintu byinshi, kandi uko dushaka kubaka turashaka kubaka iyi balancing abakinnyi bato n'abakinnyi bakuru ako bakeya no